isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukaniye n'abandi barimo basanzwe nuko umwarimu w'ubuzima ari we wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo. Mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo, ikizamini kikaza nyuma. Kuba rero utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ry'uko yuko ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Nta bantu muzi se babaga ba mbere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye. Hakaba abandi babaga ba nyuma, bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye. Rimwe na rimwe bakoresha babandi babaga ba mbere. Tekereza ko yize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabo ihiye. Umusaza cyangwa umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi. Habayeho umusore wari umukire akagira abakobwa batatu yakundanaga nabo, aribo Ange, Sandrine na Fifi. Yifuzaga kuzakuramo umwe umubera umugore. Bose yabakundaga kimwe ariko yari yarabuze amahitamo y'uwo yagira umugore we bagakomezanya urugendo rw'ubuzima. Yakekaga ko wenda benshi bamukundira amafaranga, burya abakire nicyo kintu kibagora. Umukire biragoye yuko yagira inshuti ya nyayo ngo ayimenye ko ari iya nyayo, kubera ko mu buzima bw'umukire hazamo abantu benshi bamubeshya ko bamukunda, bamushimagiza, kandi mu by'ukuri baba bakurikiye imitungo ye cyangwa se amafaranga ye. Noneho bigatuma ba bandi bamukunda bya nyabyo kuko batibonekeza, umukire atabasha kubasobanukirwa. No mu rukundo rero bikunda kubaho. Kenshi abantu bafite amafaranga bagorwa n'urukundo rwa nyarwo. Niyo mpamvu akenshi abakene nibo bagerageza kwipasa muremure bagakoresha amafaranga bashaka kwemeza abakobwa, niba ariko nabivuga, cyangwa se abo bifuza ko bakundana nabo. Mu gihe umukire we ahubwo akoresha amafaranga ari gushaka kugerageza umukobwa runaka yifuza cyangwa se umusore runaka yifuza. Reka ne kuvuga ku bagabo gusa, mvuge no ku bagore. Muri make umukene abeshya ko afite amafaranga ashaka kwemeza umukobwa, mu gihe umukire we rimwe na rimwe ahubwo ashobora no kwigaragaza nk'aho nta mafaranga afite agira ngo agerageze umukobwa. Niyo mpamvu hari abahera aho ngaho bakavuga ko iyo wiruka ku bakobwa uri umusore amafaranga araguhunga, ariko iyo wiruka ku mafaranga uri umusore abakobwa bakwirukaho. Muri make iyo ufite amafaranga baraza, mu gihe waba uri kubashaka ahubwo uyatakaza. Ubwo rero wakwiruka ku mafaranga bakazizana kurusha uko wayatakaza uri kubashaka. Hari abantu bizerera muri iyo philosophy, ariko nayo iracuritse, nayo iracuritse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Habayeho rero uwo musore wari umukire akagira abakobwa batatu yakundanaga nabo, nari maze kubavuga, Ange, Sandrine na Fifi. Yifuza kuzakuramo umwe umubera umugore. Bose yabakundaga kimwe ariko akabura amahitamo y'uwo yagira umugore we bagakomeza urugendo rw'ubuzima. Yafashe umwanzuro wo kubagerageza nk'abandi bakire bose kugira ngo arebe uwo nyawe wazamubera mama w'abana be. Yagiye kuri banki abikuza amafaranga angana na miliyoni 15. Arangije ayagabanyamo 3. Ahamagara umukobwa wa mbere aramubwira ati, Ange, akiriza miliyoni 5 uzikoresha uko ubyifuza. Ahamagara n'uwa kabiri aramubwira ati, Sandrine we, akiriza miliyoni 5 genda uzikoresha uko ubyifuza. Ageze no kuri Fifi abigenza gutyo. Mu minsi 2 gusa Fifi yaragarutse kuri wa musore amubwira uko yakoresheje ya mafaranga yamuhaye. Ati, warakoze cyane rwose mukunzi, ya mafaranga wampaye nayaguzemo imirimbo y'ubwiza, imyenda y'igiciro, njya muri sari henze bankoraho riraka. Ati, muri make amafaranga yose nayakoresheje mu bijyanye n'ubwiza kugira ngo nshimishe amaso yawe. Erega ndagukunda cyane. Nyuma y'ibyumweru 2 Sandrine yatumyeho wa musore
kugira ngo wa musore amusange aho yabaga, amwereka igiteleviziyo cya rutura, intebe zo mu nzu, amwereka n'ibindi bikoresho byo mu nzu yaguze muri za miliyoni 5 yamuhaye. Ati ibi byose nabiguze kugira ngo mushimishe, cyane ko niteguye kuba umufasha wawe mu hazaza. Urabona ko nzi kwita ku byo urugo rukeneye, ntibizatugora tugura ibikoresho nitujya ku bana. Umusore yahise abona ko byibuze Sandrine atandukanye na Fifi mu bijyanye no gutekereza, ariko yigira inama yo gutegereza Ange ngo arebe icyo we yamarishije amafaranga. Nka nyuma y'ukwezi Ange nawe yarahasesekaye asura wa musore. Ange yatunguye wa musore amusubiza za miliyoni 5 yari yamuhaye zose uko zakabaye. Arangije aramubwira ati amafaranga wampaye yahinduye ubuzima bwacu mu buryo bugaragara. Kuva natangira gukundana nawe nahoraga mbabazwa n'imvune zawe ziterwa no gukora ubutaruhuka ushakisha amafaranga. Kuva icyo gihe natangiye urugendo rwo kwitegura kugufasha koroshya ubuzima nk'umukunzi wawe. Natangiye kwizigama ngo ndebe ko nanjye natangira business nkagira icyo nikorera. Gusa uko nabigeragezaga igishoro cyambanaga gike bitewe n'umushinga nari naratekereje wo kujya ndanguza ibicuruzwa. Burya amafaranga yose wajyaga umpa nandi nakoreraga mu biraka narayazigamaga ntegereje ko yagwira nkashinga umushinga nanjye ngatangira kwikorera. Cya gihe rero uma miliyoni 5 wagira ngo ni Imana yari yakuvugiyemo, kubera ko niyo mafaranga naburaga ngo igishoro nari nkeneye ngatangira business cyuzure. Ukimara kuyampa nahise nangira umushinga nomiza ibicuruzwa mu Bushinwa, bigera inaha mu byumweru 2 ntangira kubiranguza, nabyo bintwara ibindi byumweru 2. Niyo mpamvu maze ukwezi kose ubona ncecetse ntacyo nkubwira. Uzi ko nakuyemo inyungu ya miliyoni 7 zose muri uku kwezi. Niyo mpamvu nkushubije miliyoni zawe 5 wari wampaye, nanjye nsigaranye 2 nungutse, ndetse n'igishoro cyose ndagifite. Warakoze cyane rwose, kandi ashaka ko mworohereza akazi nanjye nkagira uruhare mu gutuma utuzamo gakeya, kubera ko uravunika cyane nkumva birambabaje. Ndetse kuva uyu munsi ntuzongera kuvunika umpa amafaranga yo kwiyitaho, kubera ko ubu natangiye gukorera yanjye. Umusore yarumiwe, ndetse muri uwo mugoroba ahita ategura ibirori byo gutera ivi, yambika impeta Ange. Nuko Ange bamutwaye amusaba ko yamubera umugore bakabana akaramata. Ange nawe aravuga ati ndinde wo kuvuga oya. Amakuru avuga ko ngo babana nk'umugabo n'umugore, kandi urugo rwabo rwose ruratengamaye. Aha rero harimo isomo rikomeye cyane mu bijyanye no gushyingiranwa, mu bijyanye no guhitamo umufasha. Abantu benshi bibeshya ku cyo abagabo bagenderaho. Uyu munsi reka twibande ku bagabo. Benshi mu bakobwa bibeshya ko kugira ngo umusore aguhitemo nk'uzamubera umugore ashobora kugendera wenda ku kimero. Iyo mvuze ikimero ubwo bita bijyana n'ishimisha mubiri. Abandi bagatekereza ko abasore bahitamo umukobwa bazabana kubera urukundo. Nabyo bibaho, ariko burya si cyo kintu cy'ingenzi cyane ku bijyanye n'urukundo. Mu bijyanye na kamere y'umugabo, ibyo bibiri ntabwo ari cyo cyibanze. Ndetse kenshi n'iyo umusore abyibeshyeho nawe agahitamo agendeye ku kimero ndetse n'urukundo, ni hahandi babana ariko hakaba hari ibyago byinshi ko batandukana. Abagabo benshi rero muri kamere yabo, baba babizi cyangwa batabizi, ubushakashatsi bugaragaza ko badahitamo umukobwa bazabana bagendeye ku kimero cyangwa se kwishimisha mubiri, ndetse n'urwo rukundo yewe ntabwo rurimo, ntabwo ari rwo rwibanze mu bijyanye na kamere. Mu buryo bujyanye n'iyigamitekerereze, ahubwo abagabo benshi bishimira gushaka umugore uzatuma batuza. Umugabo ashobora kugukunda pe, ariko ntiyifuze gushyingiranwa nawe. Akaba agukunda bya nyabyo, ariko mwagera ku ngingo yo kubana akabyanga burundu, nawe atazi ikiri kubimutera. Cyangwa se yanahubuka agafata umwanzuro ku bw'amarangamutima, ejo cyangwa ejo bundi ugasanga yaribeshye, bikarangira n'ubundi mutandukanye. Umugabo mushobora kuba muryamana pe, umusore mukaba muryamana, yewe warabaye nk'umugore we, ariko mwagera ku ngingo yo kubana akaramata ntiyifuze gushyingiranwa nawe. Ugasanga umugabo akundanye n'umukobwa imyaka 5, imyaka 10, bakoranye byose bishoboka birimo n'ishimisha mubiri,
ariko byagera ku kubana reka da ntabyemere, ahubwo mu gihe gito agakubitana n'umukobwa runaka bakamarana amezi 3 gusa, ejo bundi ukumva ngo yateye ivi, nyuma gato ukumva ni mu murenge, bum, ubukwe bugataha. Uwo mukobwa bakundanye amezi 3, ikintu aba amubonyemo yaburiye kuri wa wundi bamaranye imyaka 10, nta kindi ni icyitwa umutuzo. Umugabo wa nyawe yifuza umugore uzatuma atuza, nta kindi. Umugabo yifuza umugore utazamutesha umutwe, umugore uzatuma atuza mu bwonko. Umugabo aremye mu bintu bijyanye no gutekereza. Umutima w'umugabo uba mu mutwe we, mu gihe ubwenge bw'umugore buba mu mutima we. Umugore atekereza yifashishije umutima, no kuvuga ni amarangamutima, mu gihe umugabo n'ayo marangamutima ye akenshi aba ari mu mutwe we. Umugabo rero kubera ko umutima we uba mu bwonko, akenera umugore uzajya umufasha guturisha ubwonko igihe bwajagaraye. Niyo mpamvu umugabo ashobora kugukunda, ashobora kuryamana nawe, ariko ntakubonemo umuntu uzatuma atuza. Akenshi abagabo bagendera ku marangamutima mu gushinga urugo nibo kenshi birangira nabi mu rushako, mu gihe ku bagore bo biba bitandukanye. Abagore bo bagendera ku marangamutima iyo bagiye guhitamo uwo bazabana. Umugore aba atekereza ku buzima buhenze, imyenda y'ibiciro, ku bukwe bwe buzaba bumeze, izina ry'umugabo we, icyubahiro n'ibindi bitandukanye. Umugore burya ashobora no kwifuza gukora ubukwe bw'igitangaza akemeza abantu, kabone nubwo yaba azi neza ko urwo rugo rutazaramba, kubera ko bagendera ku marangamutima kandi y'ako kanya, iby'ejo ntubibabwira. Niyo mpamvu umukobwa asiga uwo akunda bya nyabyo, akajya wenda ku munyamafaranga, umutima we ukaba wibereye ahandi kuri wa musore akunda bya nyabyo, ariko umubiri we ukajya ku munyamafaranga. Ariko umugabo ashobora kuba afite amafaranga yaranize rwose akaminuza, ukabona yishakiye umugore utarize kandi w'umukene. Icyo aba akeneye ni umutuzo, nuko kamere y'umugabo imeze, kubera ko mu rugo niho hantu umugabo ajya mu gihe adafite ahandi ho kujya. Umugabo rero aba akeneye umutuzo, umugore uzatuma atuza mu bijyanye n'akazi ke ndetse no mu rugo rwe. Umugabo aba akeneye umugore wamubera nka nyina, niba ariko nabivuga. Ntaba akeneye umugore uzamutera umujagararo, wa wundi ufuha cyane, wa wundi uvugira hejuru, wa wundi usuzugura, wa wundi utajya uva ku izima, wa wundi ushaka gutegeka. Niyo mpamvu umugabo ashobora kugukunda akaba yakundana n'umukobwa imyaka 10, ariko ibyo kubana ntabikozwe, kandi akaba amukunda pe bya nyabyo, ahubwo yahura n'undi mukobwa amezi 2 gusa ubukwe bugahita butaha. Icyaba mubonyemo rero yaburiye ko bamaranye igihe kinini ni umutuzo. Umutuzo rero uturuka ku ki? Umutuzo uturuka ku kumwubaha. Umugabo iyo abonye umukobwa umwubaha nta nubwo abitekerezaho kabiri, ako kanya ahita ashyira mu rugo. Na Bibiliya ibivuga neza ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Umugore rero ntasabwa gukunda umugabo, icyo asabwa ni ukuganduka. Kuganduka rero ni ukubaha. Ahubwo Bibiliya isaba umugabo gukunda umugore. Bagabo mukunda abagore banyu. Umugabo rero ntakunda umugore kubera ikimero cyangwa se ibyo byishimisha mubiri, oya. Ibyo byishimisha mubiri yabishakira n'ahandi. Umugabo ntakunda umugore kubera ibyo by'amarangamutima. Abagabo benshi babijyamo gake kubera ko umutima w'umugabo wibera mu mutwe. Ahubwo umugabo akunda umugore umuha umutuzo. Umutuzo rero uturuka ku kumugandukira cyangwa se kumwubaha. Umukobwa rero niba ushaka kwigarurira umugabo runaka, ukwezi kumwe cyangwa 2 gusa mumenyanya agahita atera ivi, iga kumugandukira kandi uzabikomeze gutyo muzabana ubuziraherezo. Buryo ushobora gushitira umugabo ukoresheje ikimero, ariko ibyo ni iby'igihe gito. Iyo irari rishize umugabo asubira kuri kamere yo gushaka icyubahiro, cyangwa se ukamushitura ukoresheje urukundo. Iyo amarangamutima ashize asubira kuri kamere yo gushaka icyubahiro. Niyo mpamvu iyo ufashe rero icyo kimero ukongeraho urukundo, noneho ukongeraho akantu ko kuba, ako ngako rwose niko kabi umugabo uba umurangije, uba umushoboye. Nushaka ujya ugenda usinzire rwose witurize. Ariko ko wamushitura kose iyo utongeyeho kuganduka, iyo utongeyeho kumwubaha, ushobora kugumana by'igihe gito, ariko ibyo kurambana ntabwo rwose umugabo ashobora kubitekereza. Rimwe na rimwe hari igihe umuhatiriza, ukamutega inda, akabikora hatirijwe, ariko mwagera mu rugo n'ubundi ntibigende neza.
ukajya wibaza ikibazo ahantu kiri bikakuyobera, wananiwe kumenya kamere y'umugabo. Muri iriya nkuru rero, muri bariya bakobwa batatu, Ange, Sandrine na Fifi, Ange niwe mukobwa wenyine wagaragarije wa musore ko azamufasha gutuza. Ange yazanye umushinga wereka wa musore w'umukire ko ahangayikishwa n'uko avunika kubera gukora akazi kenshi, kandi yiteguye kumufasha kumuha umutuzo. Ibyo rero byari bihagije ko ku mugoroba yabimubwiriyemo, umugabo ahita atera ivi. Nizere ko rero iri somo ryabafashije cyane. Ni isomo twagejejweho n'umukunzi w'inzu y'ibitabo, yanyohereje kariya gakuru aravuga ati amasomo uzayadushakire rwose. Nizere ko aya masomo rero mbahaye afitanye isano rwose na kariya gakuru, kandi urumva yuko ni agakuru keza, agakuru keza gashobora kubamo amasomo menshi cyane ajyanye n'urushako.